Se mwa Abanyarwanda mwe ibi bintu biri kuba ni ibiki? Ku ngo noneho ku bana bakiri batoya utavuga ngo ni abana bakuru cyane. Muyango Claudine ndetse n'umugabo we Kimenyi Yves bamaze guhana divorce, icyo bita gatanya. Bamaze kuba batandukana, buri wese yaciye inzira ukwe n'undi acukwe. Hadashize iminsi twumvise ibyo bya Vestina ndetse Idrissa Ugaraugo ngo nabo bahanye divorce. Ese nkatwe bakobwa tukiri abana batoya urugero bari kuduha ni uruhe? Umuntu azajya atinya gushaka, ariko bajya bavuga ngo ntawo ushaka nk'uko undi yagize, ngo ushobora kugenda ukirebera uko nawe bimeze. Urugero rwiza ruri he bari kuduha nk'urubyiruko cyangwa abantu benshi bari kureba izi mbuga nkoranyambaga cyangwa imiryango y'iki gihe mikuru cyane yakabaganije ibintu byo gutandukana batamaze n'imyaka 5 cyangwa 10 babana, ugasanga baratandukana. Ibi byose rero birababaje cyane cyane ku rubyiruko rw'iki gihe. Ni handi usanga urubyiruko rwishuye mu musambanyi, imibonano mpuzabitsina ugasanga zikuyemo sida, ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga byishoye mu biyobyabwenge batinya gushaka. Ibi ni byo bibabaza urubyiruko cyangwa isi yose turi guturamo cyangwa u Rwanda rwacu. Rero ndagira ngo nzeze twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, turebere hamwe izi ngo ebyiri zamaze kuba ziri mu marembera, icyo bita divorce. Divorce ntabwo ari ikintu umuntu aguha ako kanya, ni ibintu mwe ubwanyu muba mumaze iminsi muri mu makimbirane ariko bikaba byanze yuko mubana neza ugasanga muratandukanye. Birababaza cyane kuba bakunda kenze n'ababareba, kuko nta cyiza kirimo cyo gutandukana, kuko nta cyiza kirimo cyo kuba mwatandukana mwarabanaga mu nzu mu buriri bumwe mwaranabyaranye. Kimenyi Yves na Muyango bafitanye umwana w'umuhungu uko muri kubibona. Ishimwe Vestina ndetse n'umugabo we Idrissa Ugaraugo ntabwo bari bakagera igihe cyo kubyara, ariko ibi byose birababaje cyane. Nibyo nza kugira ngo twinjiremo aka kanya. Mwiriwe neza Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, ahantu hose muri mu mpande zose z'isi, ndabaramukije ndabasuje amahoro y'Imana bane namwe. Niba utameze neza ihanganira ubuzima urimo, niba warwaye cyangwa wagize ikindi kibazo ihangane, kuko Nyagasani Yesu aragukunda kandi arakuzi. Icyambere jya usenga Imana kandi uyisabe, izabasha kuba yakugirira neza ubiboneshe n'amaso yawe. Mu minsi iri imbere, mu minsi yashize hadashize iminsi 2, umunsi umwe 2, niho twumvise amakuru y'uyu Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves bihuhisa yuko divorce yamaze kuba yatangwa. Aho mu minsi yashize twumvishe amajwi ye mu kwezi kwa 7, twumvishije amajwi ye n'umugabo we avuga uburyo Muyango Claudine amuca inyuma akajya mu kabyiniro, Kimenyi Yves ati uranca inyuma ukajya mu batinganyi. Ibi twarabyumvise, bamwe barababara, bamwe bibaza kuri uyu muryango birabacanga. Bamwe baravuga ngo nta bantu bashaka kubinjira mu buzima bwabo, aho bitwaye mu mutwe umufiyemere witwa Keza Tracy. Uriya rero uriya n'umugore nawe wari warashatse aza gutandukana n'umugabo we, ubu n'umufiyemere, babyita single mother. Kuba yarashatse ubundi agatandukana n'umugabo bibaho cyane. Rero kuri ubu ngubu bya bintu twari twarategereje, bamwe bitegaga, bamwe batuyumvishaga, byamaze kuba byaba. Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves batandukanye haba ku bintu byose kereka umwana bafitanye. Uyu rero nawe umaze iminsi mu matwi y'Abanyarwanda asa nkaho yatuje batakimuvuga, badukiriye umukobwa mwiza cyane witwa Ishimwe Vestina. Ishimwe Vestina aho nawe yashakanye n'uyu mugabo witwa Idrissa Ugaraugo, bamaranye amezi 4. Rero nawe ejo ku munsi w'ejo yakoze icyo bita apostinga kuri Instagram ye ababaye cyane, aravuga ngo nta muntu uzongera kunshuka, nta muntu uzongera kunkoresha mu nyungu ze cyangwa uko yishakiye. Uyu mwana w'umukobwa yarababaye cyane kandi afite agahinda gakabije bitewe n'ibintu byari biri kumubaho. Si tuvuze yuko yatandukanye n'uriya mugabo nk'uko biri kugenda bihwihwisa, twe nta kuri turamenya, twe nta kintu turamenya, ariko we yarapostinze kandi n'amafoto ye yamaze kuba yayakura ku mbuga nkoranyambaga ziwe zose ari kumwe n'umugabo we bashakanye byemewe n'amategeko. Birababaje cyane, biteye agahinda cyane
kubona ingo ntoya, abana batoya bari gutandukana bene aka kageni. Njye ngira ubwoba cyane nkavuga nti se ubu nzashaka bigenze gute ko ndi kubona n'ubundi abantu bari gutandukana cyangwa abantu bari guhana amadivorce bamaranye iminsi mikeya cyangwa imyaka mikeya bashakanye, bigenze gute? Ese ntibakundanaga n'ubundi mbere batarashakana, bagiye gufata icyemezo cyo gushakana batarakundanye, cyangwa buri wese ntabwo yakundaga undi, cyangwa hari ibyo yari amukurikiyeho? Ibyo byose rero nibyo urubyiruko rw'iki gihe rufite mu mutwe rugenda rutekereza, narwo rugasanga rukwiye gusubiza amaso inyuma. Ariko baravuga ngo gerayo wirebere, n'ibyanga ntako uzaba utagize, niko umugani w'ikinyarwanda uvuga. Rero icyo nifuza mwe mwese muba muri kunkurikira, nta wifuza nko gushaka nk'ukundi. Hari igihe ushobora kubona umuntu ukabona uyu yakubera oromodo, ariko nta muntu wakubera oromodo mu bibi. Nta muntu wakubera oromodo kuko wifuza yuko watandukana n'umufasha wawe cyangwa umutware wawe, mwashakanye, mwaryamanye, mwabyaranye, mwaryamye mu buriri bumwe, mukabasha gukuramo icyo bita umwana. Birababaje cyane, biteye agahinda. Reka twifurize abakunzi b'aba bantu bose gukomera kandi bakihangana, kuko iyi si ngiye maze kubona yuko ari isi yuzuyemo ikintu cyitwa ibibazo, ari isi yuzuyemo ubugome, inzangano, amagambo utavuzwe, utagize ute, bura bura bura, bibaho cyane. Ariko icya mbere ni ugukomera ukamenya neza ibyo urimo kandi ugakomera. Bajya bavuga ngo kwitwara neza bihesha ishema ryawe. Uzitware neza kandi uzabaho neza kandi mu buzima wifuza kuba wabamo. Mureke minira ahangaha nifuza abantu bose bankurikiye ikiganiro cyacu kuba utakubaka nk'uko bimeze. Ingo z'iki gihe zisigaye zihana divorce, ingo z'iki gihe ni gatanya. Njye nibaza ni ubundi umuntu wari agiye gukundana n'umuntu batarakundanye, wagiye gufata icyemezo cyo kugira ngo mubane utamwizeye. Ibintu nk'ibyo nibyo nekereza, ariko ntawamenya, Imana ifite umugambi iba yarashyizeho kugira ngo umuntu abane n'undi bigire hagati bashwana, ariko ingo z'iki gihe ni ibibazo, amakimbirane, gucana inyuma, ubusambanyi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibibazo ari byinshi mu rugo rwe, abana bafite agahinda gakomeye bitewe n'ababyeyi babo baba babakoresheje cyangwa bareba ibyo mu rugo uko bimeze, cyangwa bakabona ati mama urakubita papa, papa urakubita mama. Ibyo byose rero ni ukwihangana. Ubuzima bw'iyi si niko bumeze, kandi ukabasha kubana neza n'abantu. Amahoro abane namwe, umugisha.